uzigamira amashuri y'abana bawe. Bikore rero nonaha ukanze akanyenyeri 1 urwego ugahitamo 4 umurage w'amashuri ugakurikiza amabwiriza. Uzigama inshuro ushaka amafaranga make uhera ku biceri 2 by'ijana n'amafaranga 200 yonyine. Uko wizigama kenshi rero bigufasha guhangana n'izamuka ry'ikiguzi cy'uburezi. Ku bindi bisobanuro hamagara 1-320. Uburezi ni inkingi y'iterambere. Nibyo, uburezi ni inkingi y'iterambere nta gushidikanya. Reka turebe rero Mukura afite umupira. Attention, fite umupira. Seboato ni class. Samura baronene cyane ashakisha rutayizamu Malanda Justin barizamukira. Reka turebe acomeka passe kwande kwa Malanda baramukura. Ni Kufura Mukura ni karita y'umuhondo bigomba kujyana birumvikana. Richard Ndayishimiye amaze guhabwa karita y'umuhondo. Sivuza yanga ati ibi ntago ari byo. Umukinnyi yari amaze kumucaho kandi nibyo yari ari kwerekeza muri box edimo ahita mukuru inyuma mukuru rutugu. Iyi Kufura ni mbi cyane ku ruhande rwa ekipe ya Rayon Sport, ikaba nziza cyane ariko ku ruhande rwa ekipe ya Mukura Victory Sport byanga bikunda n'abakinnyi batatu n'ubundi batera Kufura ku ruhande rwa Mukura. Choice ya mbere iba ari Fred niyo nizeye, iyo atarimo ubundi iterwa na Boateng Mesa, byakwanga ni Seboato Nicolas. Nabo batatu ndabona abaganirije yisubira mu izamu aravuga ati bose bayirekeye Fred niyo nizeye na Boateng Mesa. Boateng nayo yayirikuye, ahubwo byanga bikunda ni Fred niyo nizeye. Pira uri hariya ubundi ni nka penalty kuri Fred ayirengeje urukuta cyane, kiba ari igitego. Ayirengeje urukuta kabisa bikamukundira agakora timing nziza bari mu izamu. Baro iri hano iba ari nka penalty kuko ni ntambwe imwe yonyine, metero zitarenze 2 uvuye kuru. Ofete kwa rukwipasa rimwe akagera muri penalty. Wo bitarwaka akaba abwiye Abeda ati mukora urukuta rwiza. Iyi Kufura ni mbi cyane kabisa. Mbona abakinnyi ba Rayon Sport bagomba kwitonda ko hari abakinnyi 2 ba Mukura, ariko ndabona hari abakinnyi ba Rayon babagiye inyuma bivanze mu rukuta 2. Iyi Kufura umure yahanari abakinnyi ba Mukura bari kubwira abakinnyi ba Rayon ati murukora mu rusoza, ni mu rusoza mutubwiye ko mushoje urukuta rwayo natwe duhagarare twemererwe kujyaho. Komo nabasizemo akantu kagakorodoro wa muntu aka kantu kakayira ntakubona, ariko ahanga singa zazindi za declaration. Uyu mukinnyi wa Mukura wallahi navara itakira mu izamu. Iyi sinda nyama nka data. Umukinnyi wa Rayon yuvuva ayibonye, umukinnyi arabivuga. Ewe ntago bishoboka. Ahari imitwe. Reka turebe Kufura bahagaze birakomeye, ni hatari barashaka kwipasanya Mukura. Reka turebe Kufura yakasa mutwe. Baba we birakomeye. Umukinnyi umwe yajagarara imbere ya baro, ashobora ko ari yive umugenzi we ahita shota cyangwa se ayipase ayimufungira ahita azayishote. Mani ishobora byose, ni umupira kabisa ufite amahirwe menshi yo kujya mu izamu ukurikije ahantu uri. Gusa nyine hari urukuta rwa Rayon Sport n'umuzamu. Ndabona kuri bench ya Mukura bahagurutse, yakaraza mu izamu. Kona bayikuyemo, mpira wagonze urukuta ujya muri kona. Pira Fred Rose Sebegarea ari ku mupira ukubita urukuta ujya muri kona. Bundi kurenza urukuta nicyo kiba ari ikizamini cyane. Iyo urengeje urukuta hariya ukajya mu izamu ntugejeje kiba ari igitego atari. Attention, reka turebe kona. Reka turebe kona ikipe ya Mukura. Yaikarazeho ariko kuramo neza cyane pa play aho tanga kwa Haji sivuze ati musorezaho igice cya mbere mujye kuruhuka ubundi tugaruke tuganira mu gice